ibintu byose bidukikije bijya bihinduka, isi yose ijya ihinduka, ijya igira ibintu by'imitingito, ubutaka bujya bukisaturamo kabiri, inyanja zijya zitera hejuru. Ibyo byose bisobanuye iki? Bigaragaje ubunini bw'Imana. Iyo inyeganyeze gusa, ibintu byose bitabiva mu mwanya wabyo. Imana yarampamagaye, naje kubyumva mfite imyaka 17, ariko naje kuvuga yego mfite imyaka 19. Ibi biratangaje. Akenshi iyo tuvuga ku bijyanye no guhamagarwa n'Imana, usanga tubifata nk'aho ari igikorwa yakoze inshuro imwe kikarangira, ariko mu by'ukuri Imana ihora impamagara, buri gihe irampamagara. Igihe ngeze aho yari iri, nsanga yageze ku rundi rwego. Paul yaje kuvuga ngo ko meze mu rungabangabo, mu yandi magambo ndashaka kugera ku Mana impamagara. Uyu mugabo wanditse ibitabo byinshi byo mu Isezerano Rishya aravuga ngo ntago nkitaye ku kumva uko njyewe mmereye, ahubwo icyo nkora ni kimwe, ndibagirwa ibiri inyuma kugira ngo nshingire ibiri imbere. Ndamaranira, ntago ndabigeraho, ariko ndamaranira kugira ngo hari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo nshaka kubona ntera intambwe mu rugendo rwanjye. Ntabwo intego yanjye ari ukurangiza urugendo cyangwa gutungana. Ntabwo gutungana ari intego yanjye, ahubwo ni ugutera intambwe mu rugendo. Imana irampamagara nkahagera, ikajya ku rundi rwego ikampamagara nkahagera, igafata urundi rwego nkahagera. Hanyuma nasubiza amaso inyuma nkareba intambwe zose nateye, nkabona ko intambwe y'umuntu ari nziza igihe cyose yategetswe. Numva iryo jambo gutegekwa n'Imana, ibyo bishatse kuvuga ngo igihe cyose ntuzi intambwe, ni ukubera ko Imana yampamagaye. Imana irampamagara kugeza igihe izampamagara nkayisanga mu rugo. Ubu nawe ni umuhamagaro ukuyisanga mu rugo, mu buzima buhoraho. Itegure ko icyo uzakora, itegure ko Imana izagukoresha ku buzima bwawe igihe ukiriho. Ni ikintu kitigeze gikorwa n'undi muntu, kubera ko Imana yaguteguye mu gihe runaka, igutegura n'ikintu runaka ugomba gukora. Ndaguhanuriye ngo habeho impinduka mu buzima bwawe.